mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Wakwibaza ngo nihe turi? Ni kuri Mubwire TV. Ni iki tubwira abantu? Ni ukubwira abantu ko ari beza, ni ukubwira abantu ko tubashimira, ni ukubwira abantu ko tubakunda. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bagiye bakomerekeshwa amagambo mabi, bagiye bagira umubabaro, bagiye bacika muri sosiyete, bagiye bagira impamvu nyinshi zibasubiza inyuma bitewe n'amagambo mabi. Twaravuze ngo ni iki twakora? Mureke tubwire abantu ko tubakunda, mureke tubwire abantu ko tubashimira, mureke tubwire abantu ko ari ingenzi. Aha rero nibyo tubwira abantu, nibyo dukora, dukora amasiripurize, uraduhamagara ukadutuma, ukatubwira ati nimungere kuri uyu muntu, mumushyire ururabo, mumushyire abahanzi bamuririmbire, mumubwire ko mukunda kandi mumubwire ko mushimira. Nibyo rero bibarizwa aha, nibyo dukora, twereke abantu urukundo bakiriho ndetse natwe tukibasha kubikora. Mbere ko dutangira ibiganiro byacu rero, mbanza kubabwira ahantu mwakura ibintu by'ubwenge, abantu mushaka kudodesha, abantu mushaka kwambara neza, abantu mushaka amarido, ikintu cyose kijyanye no kudoda. Hari igihe baguha impano y'umwenda mwiza, umuntu akaza avuye hanze, cyangwa ukabona n'ikanzu nziza, na hano mu Rwanda dufite imyenda myiza, ukawukunda ariko hari ahantu utagukwiriye cyangwa ufite akadefo gatoya. Nta wundi muntu rero ibyo bintu wabikosora bikagenda neza, nta wundi muntu wabigukorera usibye Grace. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, nimero ni 0788 50 95 73. Grace uramuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, ushobora no kumuha komande kuri WhatsApp akakudodera, akagura tisi byose akabirangiza, upfa kubuzi mezire zawe akabikora neza. Hanyuma rero abantu ushaka imyenda isanzwe ya caguwa, amakanzu meza nk'aya ngaya mba nambaye cyangwa rutaya, ngewe imyenda mumbona namba nayikuye kwa Nunu kandi afite n'imyiza iruta iyanjye. Mwamusanga muri Shike, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Sylvie Store akorera. Wamuhamagara kuri 0788 uwo ni Nunu, aguha imyenda myiza iyo ushaka yose Nunu aba ayifite, cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp nawe ukamusobanuza. Hanyuma rero abantu mushaka imodoka nziza zijyanye n'igihe, ama-hybrid, Fabiola nawe arahari kuri 0788 13 097. Ni Fabiola arabafasha, abaha imodoka nziza nshyashya, apana amawukazi. Ushaka imodoka nshyashya cyangwa ukeneye amakuru, urahamagara Fabiola agufasha. Hanyuma abantu mukeneye jardin, mukeneye gutera indabo, murabona ko turi no mu gihe cyiza indabo zafata, nimwegere Yvette nawe abategurira amavaze meza, abaha indabo, abereka uko iwanyu hasa neza. Nimero ni 0788 65 12 Hanyuma rero bantu mukeneye kurya neza, bantu mukeneye kurya ibintu bikiri fresh bimeze neza, inyama z'inka, inyama z'inkoko, Tentarahari yabazaniye inyama nziza, ibintu bishyashya, atari bya bintu usanga byarashaje bimaze igihe muri frigo, murya mwese mukagira ibibazo akabura n'uwafata undi. Hari umuntu rero bafite ibintu byiza bikiri bishyashya, uzajya ubaha ibintu byiza. Nimero ni 0788 44 94 84. Sylvie Tente akorera umanutse kuri muhanda ujya kwa Gitwaza, ukahita ukata akayira gakata ujya nko kwa Karirosi, ntabwo ugera kure. Aho imbere gato hari amabotike ari ruguru y'umuhanda, iyo urebye ruguru niyo busheri ya mbere ibanza, ni nayo ihari. Cyangwa ukamuhamagara Tente akaguha ibintu byiza. Unashaka uramuhamagara ukamubwira uti nkeneye izi nyama, ni umwizerwa. Abantu bajya bambaza ngo uyu muntu uramwizeye? Ndamwizeye kuko ntamwizeye sinamwamamariza. Ndamwizeye, yagukorera delivery, inkoko zikakugeraho zimeze neza ndetse n'inyama zikakugeraho zimeze neza. Murye neza, mugire umubiri muzima. Hanyuma rero namwe mushaka kwamamaza, mushaka ko ibintu byanyu bigera kure, nimutubwire, nimudutume Mubwire TV rwose tugere aho mushaka ko tugera hose, tuzabatumikira. Mbanze nshimira abantu cyane cyane abantu bacu, bantu mukora subscribe, bantu musigaye munyandikira inbox, abantu bari kunyandikira bakambwira ngo bashima ibintu nkora, abantu barabikunda, abari mu Rwanda, abari kure yarwo. Ni ukuri Mubwire TV Imana iri kuyizamura kandi iri kuyigeza kure, abantu batangiye kuyimenya, abantu baranyandikira bakambwira ngo baranshimira ko nkora ibintu byiza. Imana rero ibaha umugisha, namwe mukomeze mubisakaze, mubigeze kure, ibintu byiza. Abantu baba kugira ngo bavuge ngo bacitse kuri social media, ntibagikeneye inkuru nziza, babone ko ari ahantu hari amakuru meza, hari aho berekana urukundo. Uyu munsi rero
natekereje ndareba, murabizi ko iyo tutakoze surprise, iyo nta muntu twatunguye, dufata gutya topic imwe cyangwa tukayiganiraho, tukareba ibintu twarebera muri rusange twese byadufasha, ibyo twakomeza cyangwa ibyo twakosora. Hano ntabwo twibanda ku muntu umwe, ahubwo twibanda muri rusange, tukavuga ngo ibi bintu ni ayahe makosa dushobora kwirinda, ni ibihe bintu dushobora kwirinda. Hari ibintu abantu benshi bakora muri uwo mwanya ukabikora, ariko bikazagira ingaruka mu gihe kizaza, cyangwa se no mu minsi iri imbere bikakugiraho ingaruka wowe, cyane cyane wowe wabikoze. Hari ibintu rero narebye tugomba kwirinda mu buzima bwacu uwo mwanya, kuko birakwangiza muri wowe, bikica wowe w'imbere, kandi bikakugiraho ingaruka z'igihe kirekire. Ikintu cya mbere, kwihakana abantu cyane cyane bo mu muryango wawe. Murabizi cyane cyane nk'abantu bigaga nko mu mashuri yisumbuye, sinzi nimba ubu bikibaho, ariko wasanga ari abantu bihakana nk'ababyeyi babo, ugasanga umuntu yihakanye mu muryango bitewe n'icyo wenda umwana yageze ku ishuri yigira nk'umuntu w'umusirimu, yigira nk'umuntu nyine wo mu rundi rwego, wenda ababyeyi be ni abantu b'abanyacyaro, cyangwa se niyo baba batuye mu mujyi, ariko urwego we abona agezeho rw'ubusirimu si rwo ababyeyi be ababonaho, ugasanga arabihakanye, ugasanga aravuze ati reka reka uriya si mama wanjye, reka uriya muntu nta kintu dupfana, bariya nta kintu dupfana, kandi wenda niba babyara be ni abo kwa nyina wabo, ni abo kwa se wabo, nyine wa muryango wawe, ugasanga hari umuntu wihakanye. Cyangwa ugasanga ufite n'inshuti zikubwira ati reka reka uriya muntu ntuzamwiteze. Ndakubwiza ukuri, ni ibintu ukora wenda bijyanye n'imyaka, cyangwa ni ibintu ukora bitewe na situation urimo, cyangwa bitewe n'ahantu uri, ariko ibyo bintu bikazakugiraho ingaruka. Uwo muntu wihakanye mu mutima wawe, iyo rumoro ntabwo uyikira, uricara wenyine bikajya bikugaruka. Ni gute wihakana umuvandimwe? Ni gute wihakana umuntu w'isano ryawe ry'amaraso? Ni umuntu, uyu muntu ni umuntu nyine amaraso. Hari umuntu umwe wo muri famiye yanjye ajya kumbwira ngo umva, ngo amaraso si amazi. Amaraso si amazi. Kabone niyo wagirana ikibazo n'umuntu wo mu maraso yawe, ariko si kimwe n'uko wakigirana n'umuntu usanzwe. Uwo muntu ushobora kumurekura akagenda, uwo muntu ashobora kuva mu buzima bwawe ukamureka, ariko umuntu w'isano ryawe, umuntu w'amaraso yawe, amaraso ni ikintu gikomeye. Rero kwihakana umuntu, iri ni ikosa abantu benshi bakunda gukora, ariko bikazakugiraho ingaruka, bikagutera igikomere utazabona ukuntu gikira, utazabona ukuntu mbese wagaruza ako gaciro watakarije umuntu, wazagarura ikise ubwo buvandimwe watakaje cyajya kugira ngo uzabwubake, bikaba biragoye. Rero twirinde kugira gute, kwihakana umuntu w'isano ryacu. Iri ni ikosa abantu benshi bakunda gukora, cyangwa bakoze mu gihe batari barizi, ariko mu gihe utararikora, ntuzigere igihe na kimwe wihakana umuntu w'isano ryawe, ntuzigere umwihakana. Ikintu cya kabiri, ntuzange gufasha umuntu mu gihe ubishoboye. Hari igihe abantu nk'ubu muri iki gihe abantu babaye babi, abantu benshi bakunda kubivuga ngo uriya muntu uramufasha, cyangwa yanabona nk'uko ukoze ibikorwa byo gufasha akavuga ngo kandi ngo ibintu ngo ujye ubyitondera, ngo nk'ibi bintu byo gutanga amafaranga ngo hari igihe bayavuma, hari igihe abantu bakorera ubugome bakaguteza inyatsi, bakaguteza ibintu bibi. Ego abantu bakunda kubivuga, ni nabyo wenda bitewe n'aho isi igera, isi igenda ihinduka bitewe n'ibintu byayo, ariko ikintu umutima njya nkunda kuvuga ngo umujyanama wa mbere ni umutimanama. Hari igihe umutimanama ukwemeza ikintu, ugaca ku muntu, wenda urugero ni muri gare ya Nyabugogo niho hakunda kuba abantu benshi, ugasanga umuntu arahanyuze afite umwana ahetse, ari kugusaba, arakubwira ati umwana ararira, nawe urabibona ko umwana yatagangaye kubera inzara, ufite amafaranga cyangwa se naho ngaho mu kamverope ufite ibyo kurya cyangwa ufitemo n'amata, umutima ukavuga ngo wahaye uyu mubyeyi amata agaha umwana. Aba bantu se ndabazi, aba bantu si ubangire nabi, wowe ugasigara wivugisha muri wowe ukamwihorera. Wanze gufasha mu gihe nyine umutima uri kubikwemeza, nta wundi muntu uri kubikubwira, kandi urabishoboye, ufite ayo mafaranga, ufite n'ikintu waha uwo muntu, warangiza ukagenda. Uzi ko utajya ubona amahoro, wenyine uraryama muri wowe ukumva biri kugaruka. Kubera iki wimye uriya mu mama ko icyo kurya? Kubera iki wimye uriya mu mama muri kariya kenda? Kuki wimye uriya mu mama kariya gakweto k'umwana, kandi umwana wawe atakikambara? Mu gihe rero ushoboye gufasha kandi umutimanama wawe wabikwemeje, ntukange kubikora, kuko ibi ni ibintu bikubuza amahoro. Ibintu ndi kubabwira ni ibintu bikubuza amahoro mu gihe muri uwo mwanya ukumva wihesheje amahoro, ariko bikaza kukurwaniramo nyuma, nyine ukabura umutekano wo muri wowe, bikagutera nk'impagarara. Iyo mbikora, ubu se iyo mufasha, ubu se uriya mwana iyo muha icyo kurya, umutimanama ntuzajya ukwemeza ikintu, ujye ugikora. Ikindi rero abantu ikosa narwo bakunda gukora muri uwo mwanya, rikakubaho
ukicuza cyangwa rikakugiraho ingaruka mu gihe kizaza mu minsi iri imbere. Gutanga isezerano uhubutse, ugasanga utanze isezerano kubera ibyishimo, ukishima mutesitora urishimye n'abantu, ukabura abagabiye ku bantu bafite inka. Kubera uyu mwanya tugiranye ngo haye inka, uribaza? Cyangwa se ugafata kubera ukuntu ubabaye ugafata umwanzuro nyine uhubutse, ukarakara uvuga mva mu buzima uriya muntu bigenda gutya na gutya, ukabimubwira ukanamusinyisha impapuro, bitewe n'ikintu umwanzuro ufashe uhubutse. Kubera icyo kintu muri uwo mwanya wihesheje amahoro, ariko nyuma y'iminsi, nyuma igihe kizaza muri wowe bikurwaniramo ukabura amahoro, ugasanga warahubutse kandi ibintu ukoze wenda ntushoboye no kwicuza, ntushoboye no kwigarura, wenda ntibifite n'igaruriro. Rero wifata umwanzuro uhubutse. Ikindi, kubwira umuntu wawe, umuvandimwe wawe, nyine ba bantu bo mu isano ryawe, cyangwa umuntu ukunze cyane, ba bantu nababwiye, wa muntu w'inshuti yawe, ndavuze ngo ni nk'inkoramutima, kumubwira ijambo ribi mugiye gutandukana. Tuvuge urugero, turi kumwe muri Kicukiro, umuntu agiye kujya hanze, mugiye gutandukana, cyangwa se agiye mu ntara ahantu kure, cyangwa mu gihe nyine bibaye ngombwa ko mutandukana, ntabwo muri bugumane, umubwiye ijambo ribi. Wenda tuvuge nk'urugero, ukabwira umuntu ngo uretse ngo uzicuza. Ribaza iryo jambo, muratandukanye, uwo muntu aragiye, ntabwo uzi ngo uwo muntu biragenda gute. Wenda ngewe mvuye mu mubiri, ngewe umubwira iryo jambo, uribaza ijambo usigiye uwo muntu, kandi umuntu ukunda, umuntu w'umuvandimwe. Icyo nshaka kubabwira ni iki, umuntu mugiye gutandukana afashe urugendo nawe, gerageza. Hari n'abantu benshi, n'abantu bubatse ingo, abantu ugasanga bakozanyijeho, bararakaranyije mu gitondo, umwe aragiye arivumba, yafashe imodoka arakubise umuryango, undi akubise imiryango y'inzu, aragiye. Ariko mugiye mutekereza neza, wajya ugarura uwo muntu ukamubwira ati sheri, cyangwa se kana, mwana wagaruka, mbabarira, wigenda gutya, kubera yuko ntabwo tuzi imbere, ntabwo tuzi uko biri bugende. Tekereza uwo muntu ugiye gutyo, urugendo rwe rwa nyuma rubaye urwo murangizanyije. Ese ujya utekereza aya magambo uvuganye n'umuntu, uwo muntu mutandukanye ariyo ya nyuma, abaye aya nyuma, yakubera amagambo meza uzasigarana nk'urwibutso, cyangwa yakubera amagambo mabi azasigara kwica mu mutima? Iki kintu mureke tugitekereze bantu, iki kintu kenshi mujye mugitekereza. Ugasanga umwana n'umubyeyi, usuye umubyeyi wawe, wenda bari kure, urabasuye, wenda hari ibintu bitumvikanye, wenda umubyeyi akwatsa amafaranga cyangwa akubwiye ibintu agomba gukora, we ntubyumva, umubyeyi akavuga ndakuvumye, uragiye. Umwana yagenda, ya modoka yari irimo ikabikoza impanuka, wenda nta n'abandi bayivuyemo, uwo mwana wawe wayivuyemo. Ubwo nibwo butumwa bwa nyuma umuhaye. Ese ni rwo rwibutso uzasigara ngo ijambo rya nyuma twavuganye ngo pungo ndakuvumye? Umuntu wese ukunda, umuntu wese ufite agaciro mu buzima bwawe, umuntu wese uzi ko watakaza ukagira ikibazo kitazapfa gukira mu buzima bwawe, jya utekereza igihe cyose mugiye gutandukana, utekereze ku magambo muvuganye, uyaha agaciro, uyitondere. Binabaye byiza, cyane cyane abantu b'abakristo, bo twebwe b'abakristo, ntuzajya gutandukana n'abantu, jya ubasengera, ubasabira amahoro, ubifuriza amahoro, ubifuriza umugisha w'Imana, kabone ko nawe ubuzima bwawe bwaba ari ubwo bwa nyuma, azavuga ngo ikintu mwibukiraho, yanyifurije amahoro. Kristo yaratubwiye ngo mbasigiye amahoro. Urumva isezerano yaduhaye? Wowe ni irihe sezerano ujya utanga iyo utandukanye n'abantu ukunda? Ujya utanga amapromese meza rero, cyangwa ujya usezera abantu neza, cyangwa ujya ubifuriza ibyiza, kuko utazi ngo nyuma y'aha mutandukanye. Ese nturatandukana n'umuntu agafata moto agiye, yagera akakubwira ati umva shahu nari mpfuye, uza agisida nari nkoze, ati kandi mwari kuba muri kurira muvuga ngo twari kumwe. Ibyo bintu simubizi ko bijya biba, ngiye bijya kubigwa abashuti twari kumwe, cyane natwe twatandukana, cyane cyane abantu baba bagenda ku mamoto ugasanga bigenze gutyo, kumva umuntu ngo muzi ko nari mpfuye, cyane abagenda mu modoka nta impanuka itagera, ukibaza ngo ibaze mwari kuvuga ngo iki, mwari kuba muvuga ngo disi twasangiraga. Jya uhita wibuka rero uvuge ngo ese ni irihe jambo navuga yansigiye. Nimba umuntu ushaka ko nyine mutandukana neza, musezerana neza, ujye umutega umutwe. Kandi ikindi, nimba umuntu aguhamagaye, aho nababwiraga kugusezera, nimba umuntu mugiye gutandukana, ikindi
hari ibintu twiharaje, ugasanga ababyeyi cyangwa abantu bo mu muryango wacu cyangwa inshuti zacu, umuntu araguhamagara aragusaba umwanya, umuntu arakubwira ngo ndagukumbuye, ngo nyamara ndagukumbuye. Hari n'igihe umuntu aba ari inshuti yawe mwavugana ukamubwira ati nyamara njye ndagukumbuye. Ugasanga umuntu nyine yabiciye amazi, twa kundi tuvuga muri izi ndimi ngo yabiciye amazi, ugasanga umuntu ntabiha agaciro. Njye hari n'igihe nkumbura nk'umuntu kandi wenda nta n'ikintu, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni isano, ari umuntu w'inshuti cyangwa umuntu mwabanye, twavugana no kuri telefone nyine ukumva amarangamutima aragufasha, ukananirwa nko kumubwira ukamubwira ngo sha ndagukumbuye, wenda n'amarira akaba araje. Uwo muntu akajya ahora avuga ngo wenda ngo ni ibisanzwe, kandi wenda uramukumbuye, wowe niko ugaragaza amarangamutima. Nyuma rero wenda bikaba ngombwa ko mva mu mubiri, ni urugero, wavuye mu mubiri cyangwa we yahavuye, wa muntu wagusabye umwanya, wa muntu wagusabye umwanya, uvuga ngo ibaze ngo ahubwo ugasanga uri gupostinga kuri WhatsApp message ya nyuma yakwandikira gusaba umwanya ati se tubonane tubonane, ngo sinabimenye. Kubera icyo utabimenye kandi yakubwiye ngo tubonane? Hano ni kuri mubwire, nabwe nzajya mbabwira, ni ukuvuga tuvuge ibyiza, ariko twirinde n'ibintu byazadutera ibikomere by'igihe kizaza. Nimba umuntu akubwiye ngo ndagushaka, gerageza. Nimba umuntu akubwiye ati wakwigomwe tukavugana, umuntu ugasanga araguhamagaye mu gitondo, saa sita, nimugoroba, ukajya umurira telefone ukongera ukayubika ngo hahuye ngo aba nta bibazo gusa. Ntabwo umuntu aguhamagara buri munsi ari ibibazo. Hari n'igihe aguhamagara agiye kugusezera, hari n'igihe aguhamagara agiye kugushimira, hari n'igihe aguhamagara agiye kukubwira ikiri ku mutima we. Rero mwirinde kujya mukerensa ibintu, wirinde gutesha agaciro umuntu ugusabye umwanya. Umuntu nimba akubwiye ngo wampaye umwanya tukavugana, nyamara wazaretse tukabonana, gerageza umushakire umwanya, kuko muri icyo gihe wasanga ari kugusezera, cyangwa muri iki gihe washaka ashaka kugushimira. Wenda hagati yawe nawe si ngombwa ko buri gihe ni bibi, ariko tugire umwanya wo kugira gute, wo gutega abantu amatwi. Ikintu nababwira kindi kibi wakwirinda, ntuzatume inshuti yawe, umuntu ukunda, umuntu mukundana, umuntu mwakuranye, umuntu mufitanye amateka y'ubuzima, agenda akava mu buzima bwawe ubibona, kandi ari umuntu mwabashije kubana mu bihe bigoye, hari amakosa menshi mwakoranye mukayababarirana, none ukabona avuye mu buzima bwawe ukamureka akagenda ukamutakaza. Wishyira imbaraga mu gutakaza umuntu, ahubwo shyira imbaraga mu kugarura umuntu, shyira imbaraga mu gukomeza umuntu, shyira imbaraga mu kwegereza umuntu, kuruta kumurekura ngo umutakaze. Hari abantu benshi usanga umuntu akosa rimwe, kandi hari igihe wamubariye amakosa menshi, warangiza ukavuga uti nagende ndamurekuye. Oya, wireka umuntu kandi ubizi ko agukunda, wireka umuntu uzi ko hari igihe yakwitangiye, wireka umuntu uzi ko hari igihe yahagararanye nawe abandi bantu bakuretse. Ibi ngibi nabyo kurekura inshuti yawe ikagenda, bijya bitera igikomere mu mutima, bijya bitera rumoro, ugasanga umuntu uhora wicuza, biguteye agahinda gahoraho. Tekereza ibyo yakoze byose kuri wowe, hanyuma bitume umugarura. Ntuzigere urekura inshuti yawe ngo ube umuntu wo gutuma uyitakaza, ahubwo ube umuntu wo gutuma muha impamvu nyinshi zo kumugarura, zo kumukomeza, zo kumugumana mu buzima bwawe. Nimba umuntu ari umugisha, nimba umuntu ari umumaro, nimba umuntu ari ingenzi mu buzima bwawe, ntuzakore ikosa ryo kumutakaza, ahubwo ujye ukora buri munsi ushyiremo effort kugira ngo umugarure. Ikindi, ntugafate umwanzuro uhubutse. Iki nka cyane, ntugahubuke ufate umwanzuro urakare uvuge ngo abantu ndabaretse, aba bantu byagenze gutya na gutya. Oya, ntugahubuke. Ibintu byose uzajya ujya gukora, imyanzuro yose ugiye gufata, ari ikomeye ari yoroheje, ujye ubanza utekereze kabiri cyangwa gatatu. Ikindi rero cya nyuma cyo kuri mubwire ngomba kubabwira, ntuzigere na rimwe ureka kwikunda, ntuzigere na rimwe ureka kwibabarira, ntuzigere na rimwe ureka kwiyitaho, ntuzigere na rimwe ureka kwiha umwanya. Hari abantu benshi usanga batikunda, bakunze abandi, ntibiyitaho, bita ku bandi, nyine ntibiha umwanya. Ibintu byose ni ukubiha abandi. Reka nkubwize ukuri, niwikunda n'abandi bazagukunda, niwiyitaho n'abandi bazakwitaho, niwiha agaciro, ukimenya, ukizirikana cyane, fata umwanya unabe wenyine, ugire umwanya ube wenyine. Nibinakorohera bikoroheye, mu gihe wumva no mu rugo waharambiwe, fata umwanya usohoke, ugende ahantu hatuje, ugende rwose wicare ahantu witekerezeho, wirebe, wiganirize, urebe ibyiza wakoze, wishimire amakosa wakoze, wigaye, wikosore, bizagufasha.
jya ufata umwanya wikunde wiyiteho, ndababwiza ukuri niwikunda, niwiyitaho, niwiha umwanya bizagufasha ndetse no muri wowe bizagira ibintu byinshi muri wowe bigenda bikiza. Rero kuri Mubwire TV ngomba kubabwira ngo nitwibwire amagambo meza mbere yuko abantu bakubwira. Iyi si ni mbi, iyi si irimo abantu, narababwiye ngo abantu batanga ibyo bafite, nta muntu uzigera aguha ikintu adafite, icyo aguhaye n'icyo afite. Umuntu uzajya kubona narabyutse araje aragututse akuvuze kandi ntanakuzi, ibyo bintu nibyo afite, nibwo butunzi afite. Rero kuko uzagera ahantu ugomba kwakira n'ibyo abo bantu bose baguhaye, biragusaba umwanya munini wo kwibanza kwigaburira, wigaburira ibyiza kugira ngo bya bindi bibi nibiza bizajye bica mu myanya y'intoki, ubiteshe agaciro, ubirebe nk'ibidahari. Ego fata umwanya wibwira amagambo meza, uvuge ngo niyo batayambwira, niyo nta muntu wambwira ko ankunda, njye ndikunze. Nimba nta muntu wanambwira ko nsa neza, njye ndasa neza, nirebye muri miruwari, mva kuba narebye nkabona uko nshaka kumera. Nimba ari iherena ry'umweru nshaka kwambara naryambaye. Wiyiteho, wiha agaciro, niwiha agaciro, niwikunda, niwiha umwanya, n'abantu bazatangira kugira gute kuguha. Uzi abantu rero bagomba kuvuga ati se bite, uri hehe tubonane? Ati ntago mpari. Uri hehe se? Sha ubu ngubu simpari, nagiye muri parike. Wajyanye nande se? Ntawe tu, njyenyine. Wagiye gukora iki se? Nagiye gutembera. Ibyo bintu se bibaho? Uzumva abantu batunguwe ariko bibaho. Fata akanya, va mu gihiriri, ujye wiyitaho, wiha umwanya. Nimba ari kwibwira amagambo meza uyihe, nimba ari ukwikunda wikunde, ndetse no gusenga, no mu bihe byo gusenga ufata akanya ko kugira gute, ko gusenga wenyine, wibere hamwe n'Imana, kabone niyo abantu batamenya kubana nayo, Imana yizamenya kubana nayo, kandi iyo nimara kumenya kubana nayo n'abandi bazabimenya. Rero ufata umwanya, ujye wikunda, wiganirize, wiyiteho, wihe buri kimwe cyose ushoboye kwiha, n'abandi bazabiguha. Nibyo nababwiraga. Murakoze, ndabashimiye. Ni ibingibi ibintu tugomba gukora, ibintu tugomba kwirinda muri uwo mwanya, ibintu tugomba kwitondera kugira ngo bitazatugiraho ingaruka zo mu bihe bizaza. Ndabakunda, mukore like, mukore share, mukore comment, muze tubwire abantu amagambo meza kandi tubereke urukundo tukibasha kubikora, kuko hari igihe natwe tuzaba tutabishoboye. Ndabakunda, Imana ibampere umugisha kandi ikomeze kubarinda.